uyu mugabo uri ahangaha urabona atari kumwe n'indaya se uretse gato uretse mambo nuriya buriya kumbona se wagira kumbona yahenuye se kumbona nazi wahira abana ngo ari kumwe na za nyashi none se ubu koko unzabigenze ngiye mfite ikibazo ntabwo mbyemera umva uyu munsi ntabwo mbyemera uyu munsi ntabwo turaserera papira turaserera manje kureba iyo mbibonye babyaciye mashini guki ari jambo ufite ikibura wararifite mbabarira ntabwo bindefite Banguka TV ihari ku bwanyu. Yes, ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza ubana natwe umunsi ku munsi. Ni Banguka TV nk'ibisanzwe. Nshimire wowe wamaze gukora subscribe. Nawe utarakora subscribe, aka niko kanya ko kugira ngo ukore subscribe kuri channel yacu. Ubundi kandi akazogera ubasha kubona inkuru nyinshi zitandukanye tugenda tukugezaho. Reka mbaze nkubwira ahantu heza ushobora kwambarira imyambaro myiza nimbura umumama, nimbura umukobwa, nimba ufite abana, n'ahandi hantu ushobora kwambarira usibye muri Priscilla Shop. Iyo Priscilla Shop rero iherereye muri Shike muri building yo hejuru kabisa. Nakubwiye ngo nta handi usibye aho ngaho. Nimero ni 0783580008. Aho ngaho barakuha imyambaro myiza, zaba inkweto z'abana ndetse n'amakanzu meza y'abamama. Uyu munsi rero twifuje kugenda dutembera mu duce dutandukanye ngo tumenye ese biba byifashe bite, se mu makartse biba byifashe bite. Inkuru zacu murabizi zigera ku buvugizi, ni inkuru nyinshi zigera ku banyarwanda badukurikira. Reka mbareke by'umwihariko dukomeze tubereke ese aha byatangiye gute. Twahamagawe n'umumama aratubwira ngo afite ikibazo ariko ntitwamenya ngo ikibazo cye kimeze gite, cyifashe gute. Uyu munsi rero twifuje kuhagera ngo tumenye ngo ese biba byifashe gute, se ikibazo afite ni ikihe. Mubane natwe kuri kamera kugira ngo turusheho kugenda tuganira. Ndakeka tugeze mu makartie atuyemo, tugiye kugenda tubanze tumenye ngo icyo kibazo ni ikihe, se byaje gute, byatangiye gute. Tubwiye ko afitanye ikibazo n'umugabo, ariko nanone ushobora gusanga ari we nawe uri no mu makosa ntiwamenya. Buriya ukuri k'umuntu ntago wabasha kumenya ngo ukuri kwa kwifashe gute. Bana natwe kuri Banguka TV, niyo mpamvu tuba twaje tubanzungutse kabisa kugira ngo inkuru tuze tuyicukumbure, tuyive umuzi, tuyigere imusozo. Reka tugereyo by'umwihariko tumenye ngo byaje bite, byatangiye gute. Ndabona mu mere rwose tunahamusanze ahari. Keka ariyo mere meze ute? Muraho neza? Meze neza se? Akira tuganire. ubwo mundeba nicariye hano muhira. Ndagira ngo utubwire, waduhamagaye utubwira ngo ufite ikibazo, sinzi ibibazo byawe byifashe bite, what's wrong bize bite? Okay, nashakanye n'umugabo amwita Papira Dukunda. Ubundi wamazina bakwita nde? Ngewe banyita amazina yanjye asanzwe. Wewe witwa nde nyine? Mamira Dukunda. Mamira Dukunda. Ese Mamira, tubwire byabite kwa duhamagaye tubwira ko ufite ikibazo, ufite ikihe kibazo bimeze bite? Ngewe ikintu cyatumye mbahamagara, ngewe nashakanye na Papira Dukunda. Anyizeza yuko tuzabana mu byiza no mu bibi. Papira Dukunda rero yaje kuzagenda yitwara nabi, kandi nta kuntu nabaga ntagize ibintu byose nkagerageza, ariko akanga, akagenda karara mu tubari, akataha mu gitondo cyangwa ntanataka bayamara n'iminsi 2. None numva birandenze, nyirinzu nawe agateramo, ngezemo amezi 2 ntarishyura kubera nyine niyaje azavuga naba ntura umujinya. Mbese avuye kwinywera n'agacupa n'izo ndaya zose abarimo, niko mbyumva rwose. Nagira ngo mumfashe rwose nk'ababyeyi. Mama, mumaranye igihe kingana gute n'umugabo wawe? Ese imyitwarire yaje ryari kugira ngo ubone atangiye guhinduka? Tumaranye imyaka 3. Imyaka 3 mubana? Tubana. Ubwo rero muri iyo myaka 3 ashize umwaka atangiye kugenda ahinduka. Mbese nkareba nkavuga ati si umugabo ni iki yabuze, ni iki yamburanye. Mbese nkumva ibintu birandenze, arara mu tubari. Ese ufite akazi byibuze? Nta kazi mfite pe. Nta kazi ufite?
nuko ngo nategerezaga yuko azanye na kame wese ko yambwiye ngo nta kintu nzabura ngo nje nicara ngazageza byose abinyemurire yanze ko njya no mu muhanda yanyima n'igishoro arambwira ngo wabuze iki wagumye mu rugo mami Iradukunda ko nzajya ngo buri kimwe cyose ushaka nanjye nemera kuguma mu rugo ariko nje numva naniwe kandi nkareba ngasanga yata agashaka kunkubita kandi ukeneye gukora kandi mba nkeneye gukora ushaka n'igishoro kandi numva imbaraga nkizifite yego ariko nyine akananira mbese byarancanye ngiye kuzaba umusazi muri make none se mama wundi wumva wakora iki mu buzima busanzwe akazuba wumva byibuze ushobora gukora nakahe ngewe ni yama igishoro nkazunguza nk'uko abandi bazunguza nyine nkafata ako gataro nkashyiraho izo nyanya wenda akanshingira n'ikindi nakora ira nakwicara wenda nkafata ikarito nkicara ahantu hamwe nkashyiraho biswi n'amabombo ibintu nk'ibyo nyine nabyo nakora kandi nkumva ntuje aba bana tuvuge ko baba batariye umugabo yibereye mu kabari akinywera ukigera no muri abo bagore bandi rwose abana cyangwa bayari gushira hari ukuntu abagore nabo bagira defo ugasanga umugabo amusigiye amafaranga aragiye yinjoyinzemo ubundi agatangira gusebya umugabo bati nta kintu aba yamusigiye kandi ugasanga by'ukuri umugabo ntacyo aba atakoze oya niyo mwabaza abaturanyi banjye nuko musanze ntaba hari ubu ngubu cyangwa mukazanagaruka wenda mugaperereza mugakoresha iperereza mwasanga nukuri nta kintu nahemukiye papa Iradukunda ariko arananiye neza agiye kuzatuma nsara uba wumva igishoro byibuze watangiriraho ni igishoro kingana gute ku buryo wumva ko byibuze watangira gukora ku buryo habonetse n'abagira neza babasha kuguha icyo gishoro uraza no kuba nimero wenda nimba uyigira ku buryo banagufasha kuba wajya gukora ngewe nkurikije imbaraga zanjye kandi numva ko icyo nakora cyose cyakunguka niyo y'amasenkani yonyine natangiriraho n'abandi bakagenda bamfasha nta kindi kibazo rwose ariko yarananiye yarara mu rububari kararana n'indaya bakabimbwira nk'ubu bari bambwiye ngo ninzatemberera muri iyi karitsiye ngo hari igihe nshobora kumubona wenda ngize amahirwe nimba ari byo sinzi niba wenda nshobora kumubona wenda turaza kugerageza turebe koko nimba wabikubwiye ko muri no santere wenda turageramo turebe ko twamubonamo nawe tubashe kumuganiriza biba byiza iyo ufashe inkuru ebyiri ukareba koko ushobora kutubwira ibi ngibi nawe akatubwira ibindi bintu ariko ibyiza nitugira imana rero tukamubona turi bubashe kuba twaganira twumve hagati yanyu ikibazo gihari abantu ni abantu mushobora no kwiyunga se cyangwa se bikaza kugenda ukundi kuntu ariko harya watubwiye ko mufitanye abana bangahe babiri umuhungu n'umukobwa cyane bose n'abahungu umuhungu n'umukobwa abana bariga se base abana nyine umwe yarigaga nyuma kubera nta minerivare nyine Iradukunda ubwo nyine bavuye mu ishuri abarivuyemo kuko nta mwayi nari kubona yo kumwishyurira ariko nkavuga ko byagenda kose wenda hari igihe se wenda azisubiraho ariko nategereje ko yisubiraho ndaheba rwose murebye mwashaka ikintu mwamfasha pe kuko ngewe bambwiye ko akunda kuba ari muri zino karitsiye ngo hirya gutyo sinzi aho ariho hano hirya turaje mu kanya tuhagere tunaganire ariko se tubwire inzu wenda mubamo turahabona hano biba bihagaze gute bukode ahangaha ni 40,000 batwishyuza 40,000 ku kwezi ubwo bishatse kuvuga ngo urimo amezi 2 80,000 kwambara kurya ni ingorane namwe murabibona dore kweto nambaye ukuntu bimeze imyenda yansaziyeho n'ipantaro n'umuntu wayinzaniye ejo bundi nubwo nyine ibitenge bye yarabitwitse yagiye abitwikagura nyine yarabitwitse asubona urukundo mwatangiranye mu kibana ubona ari rwo gifite cyangwa yarahindutse nyine kubera iyo mico n'imyitwarire ntago ari rwo gifite nawe urabibona none se niba umuntu ashobora kumara ibyumweru biratarataha wenda nagira amahirwe umugira neza akama nk'ibiryo nkagaburira abana uyu munsi n'undi gutyo ubwo urumva bitarahindutse ase iyo atashye byibuze avuye muri ibyo bintu muri ayo mabi cyangwa se muri ayo mahabara wowe akubwira ko avuye he araza nyine nkakingura nyine yakomanze mvuga ati reka ndebe nda nimba nyamugabo atashye nkakinareba gutya nkahita mubona nkakingura nkamubaze se mugabo wanjye
papa iradukunda bimeze bite ni iki wamburanye mu buzima ureba nk'abana bamaze iminsi ngahe batarya reba inzu yateyemo sindayishyura uragira ngo nzangare ku gasozi mbese isi itwote akambwira ngo ikibazo ufite ni ikihe akaba n'igihe ambwira ati tuza wowe niryamire we mu gitondo ibibazo ndabikemura mu gitondo bwacya amaye nkayiruka ajya muri dushe ava muri dushe amaye yambara akabaragiye mbese uko nta kintu mbwiye ibyo twaraye tuvuganye ati wowe ati ndaza kukubwira ati kuri telefone ati ndayakoreza kuri telefone ati hano mu mfuka ati ntayo mfite ubwo nkategereza nkatuza reka da uwo mugabo neza akongera akagenda akongera akabaragiye nse nzabigenze gute koko so byari byo byose bibaho kandi buriya kuba umuntu mukuru nyine no kwihangana ariko uba wumva se gahunda zawe urakomeza ubane nawe bizarangira gute ngewe rwose kubana nawe ankemura ibibazo byose nta kibazo niyo yajya muri ayo manyamabi ariko njye nkamenya ko abana banjye bariye nta n'umuntu uri bunsohore mu nzu ubwo nyine niko byagenze nta kundi nabigenze sinabigenza ute ariko byibuze inzara itananyishe arakabijyamo byibuze n'inzara itanyishe use wariye basi mwariye kuri aya masaha wapi ntabwo n'amasaha yakuze yarenze ntabwo turarya none ubu ntabwo murarya kandi kumuhamagara wapi hari n'igihe muhamagara ngasanga yayikuyeho cyangwa akanshyira breakdown numva bitoroshye ariko buriya wa mugani abagabo baravuga ko nyine abagabo buriya bakora icyo bashaka ariko abagabo nyamuneka mugerageze twisubireho mugerageze mufate inshingano nk'abagabo nimba uzi ko ushatse umugore nimba uzi ko ubyaye umwana ubasha kumuha inshingano nyine banza gufata inshingano zawe ubashe kumuha ibyo akeneye sibyo kuko umwana wabyaye nta wundi muntu uzamukurerera atari ugomba kumurera ujya gutera inda ntawe mwari muri kumwe icyo ni icya mbere ajya no kuvuka ntawe mwajyanye kwa muganga usibye wowe na madamu mugomba rero gukurikirana ikibazo mukabasha kugira gute mukabasha kugikemura ariko mama reka mbaze wenda uyu mubyeyi mbona wicaye ushobora kuba muziranye wowe mwigenda nta muntu umuzi hano ngo atubwire uyu mubyeyi ukuntu biba bimezera ntabwo muzi ngewe mubona kuri ese kuko ubona babana nyine nanjye ngeze inaha ejo bundi ntabwo ndamara iminsi inaha none se we nk'umuntu mukuru ibyo byose warashatse se ntabwo urashaka urumva uyu mubyeyi ibibazo afite by'urushako nkawe nk'umukobwa utarashaka urumva ufite gahunda yo gushaka yego urayifite ariko hagakorwa iki gahunda yo kumvikana wenda ukurikije uko wumvise ikibazo cy'uyu mubyeyi twaganiriye uri hano wabyumvise ariko wumva ikibazo kirimo hagati yabo ari ikihe nyine harimo ikibazo gikomeye rwose ntabwo byoroshye wowe ibyo ari byo byose abakobwa b'iyi minsi ngo gushaka ntabwo bari kubikozwa n'abasore ubona ari kubera iki abasore batari gushaka n'abakobwa sinzi impamvu biteye ufite imyaka ingahe 26 kandi ntabwo urashaka ufite sheri se ufite sheri urateganya gushaka nta kibazo nyuma y'imyaka ingahe nyuma y'ukwezi kumwe ubu sheri mwamaze kubisoza mwarabyumvikana yego aha reka nizere ko muzadutumira tukaza natwe kureba ubukwe bwanyu sibyo tuzabatumira muzadutumire mama ngwino tugende tugere hariya tugere muri iyo karitsiye watubwiye tubanze twumve ese koko bimeze bite wenda ibyo ari byo byose ushobora gusanga n'ibyo bintu uri kutubwira wenda bamwe bavuga yuko ibyo bintu atari byo sibyo ariko byakabaye byiza tubashije kumenya ngo byifashe bite hagati yawe n'umugabo wawe byifashe bite hagati yawe na famiye nyine nk'uko mubanye urumva ko harimo ikibazo hagati yanyu kandi ikibazo kuba kirimo urumva ko ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo gihita gikemuka biramupangwa aka kanya urumva hagomba gukorwa iki hagomba kuba hakwicara mukaganira ukareba niki gikenewe hagati yawe nawe se ubona icyo ubura ari igiki se we ubona icyo agusaba ari igiki cyangwa icyo akugomba mwamara kubyumvikana hagati yanyu
urugo rukaba rwakomeza kuko urumva hagati y'amezi 2 ni menshi utarishyura inzu. Ngwino tugende. Yes, reka rero bakunzi ba Banguka TV nko bisanzwe tuba twiyemeje gucukumbura inkuru yose twayivuze tukayigira muzingo tukamenya ngo ese byifashe bite bibazo biri hagati y'imiryango. Inkuru zacu murabizi ko zishingiye ku buvugizi by'umwihariko ndetse bikaba n'izindi nkuru ziba zivugwa mu makartier bitandukanye. Tuzajya tubahagerera tubereke uko biba bimeze nuko imiryango ibibanye hagati yacu. Uyu mubyeyi twaganiriye mwumvise ikibazo afite, mwumvise by'umwihariko byinshi kuri byo. Reka rero atugeze muri santere. Ndabona santere nimba ntibeshye ishobora kuba ari iyi ngiyi. Uyu mukobwa Iradukunda n'uyu uriya uyu mugabo uri ahangaha urabona atari kumwe n'indaya se. Uretse gato uretse mambo n'uriya buriya mbona se wagira ko mbona yahenuye se ko mbona nazi. Cameraman gera kurura neza hari ndebere ni uriya nakubwira. Aha genda banza umuvugishe turebe kariho. Cameraman ngwino katurebe. Uretse turebe kurura neza. Cameraman fata neza yafate neza cameraman yafate neza hasi fate neza. Ugera niko nese murapfiki bamwita Iradukunda n'umugabo wanjye nanjye ni Mama Iradukunda. Umugabo yarantaye aragenda amezi 2 yose bagiye kunyishyuza no kunsohora mu inzu ku kwezi n'ibihumbi 40 hagezemo amezi 2 none bakambwira yuko bayibereye hano ngari ngo nazamaraye none kuko ndebera ngaho ndebera none ngo yamaye igishoro kumbeshyira ngo yamaye igishoro ingewe ugeze yamaye 50 igishoro ambwira ngo arambiwe. Ese uyu n'umugore wawe koko cyangwa twageranye abana babiri umuhungu n'umukobwa. None se ko mbona wafashe undi mugore wa mugwatiri nguye ni wumuruta amakeya agwakeya yampaye. Mbese nukuzuba ko uko nguko uyu nguye na gahunda namwe nahindukira akambwira ngo ninsubire inyuma. Se mugabo ko mbona ajyaye mwena kamanyinya bimeze bite? Nakabuza ahubwo umugore kubera ko yaneye umwaka ngarambwa ngo mpindukire. None se ubyakirite kubona none se nabigenza gute ko nabyemeye none ariko byibuze nakanyicisha inzara ajya agenda ajye mu byo ariko byibuze cyagira umuntu usohora mu nzu n'abana ntibabwirirwe ngo babware ubusa ko nzagira ko mbona ari kumwe n'umwana se none se ko ari kumwe n'abafite nyashi nge hari nyashi nge mfite ngo ntihaje ngo byanyashi ngo nge nta nyashi mfite ra none se umugabo. Nese uyu mugore yatubwiye ko mufitanye ibibazo mu rugo ngo sinzi ngo ntabwo uri kubasha kwita ku nshingano zawe. Ni sheri nyine nanjye kera narindi sheri we imyaka 3. uyu ni umugore wanjye isigaye nariyaraje tumaranye Iradukunda niba umare ibyihanganiye kuki bagiyemo. none se ko tutagiye mu rukiko ariko Iradukunda turamufitanye hano hari nyashi man isezerano n'umwana nyashi sister bite ko mbona wigaritse ku mugabo w'abandi. Ngiye manibereye mu kazi boro. Banibereye mu kazi ntabwo ibyo mbishobora. None uri kumwe n'umugore n'umugabo undi umugore ndamuzi. Ngiye gasastana nijoro. Urya sastana nijoro? nyashi yanjye umve ko nabonye wa mugabo ubwo se si ubyiyumviye ko arya sastana nijoro kandi ngiye nshobora kumara icyumweru ntari nanaryo. Umuntu atambuka nkuko waza gutyo ukambwira utakira igihumbi wahira abana ngo ari kumwe na za nyashi none se ubwo ko ubunzabigenze ngiye mfite ikibazo ntabwo mbyemera umva uyu munsi ntabwo mbyemera uyu munsi ntabwo turaserera Iradukunda turaserera manje kureba iyo mbibonye babyaciye mashini guki ari ijambo ufite ikibura ngiye ntabwo bindefite va mu rugo cyo kurwana iyo nyibonye babyaciye murwane kuko nta ari ijambo ufite urabura iki none arabura iki
wa mugani w'uyu mukobwa reka nawe murengere ntago aba yamuhamagaye murengera ku mugabo wawe oya ntago aba yamuhamagaye ariko umugabo nawe ni igicucu nta kizirika n'umugabo mari cyumweru atarataha ngo ni igicucu akajya mu mari nta kizirika nshyiramo ndijyana warabikunze none se mugabo umugore muziranye mu gihe kingana gute uyu mugore tuziranye mu mezi 6 ariko ndamukunda uramukunda cyane none se wawe waramuretse uyu nguyu we uramuretse makeya ntabwo urumva sibyo nakubwiye nzamuhaka ntamubonye se ataha ryarise arambeshye ngo naganga ngo mpindukire ngo simpindukire nahindukira nabonye umuntu mpindukirira umuyaga se wa mugani mugabo arambeshye ngewe nkundi uyu nguyu bakunda abayisetsa yimwenyuza ngo uri kumwe ngo nabasha nkundi uyu nguyu ukunda uyu nguyu sister umukundira iki mbwira ikintu wakundiye iki n'umugore uyu nguyu amakeya arabikubita bikazamuka yamaye arabikubita bikazamuka amavuta meza n'igihe mugore yisiga n'umwenda uje n'igi wamba ndabona ubu nambaye neza kabisa ngaho ndebera pe ese madame yansaziyeho ariko se none se mugabo tubwira impamvu rero utita ku nshingano z'abana reka tureke iby'umugore wenda mituweli naraziguze wenda mituweli nishyuye ku itariki ya mbere ngwino tuganire ngwino hano mbabariruze utubwire banza wumve ikibazo uyu mugabo afite muga tubwire ikibazo cy'abana cyo ugifata nishyura mituweli ku itariki ya mbere abana ni babiri umwe yavuye mu ishuri yitwa Dukore Emmanuel ariko ikibazo bari kutubwira abana ngo ubu ntibararya kandi wibereye mu nzoga wibereye muki mu bagore ntago ari umugore mubi n'umugore mwiza ni umugore mwiza yego turabibona ushobora kuba waramushimye ariko n'uwo washatse nawe yari umugore mwiza ariko abana ntago bari ntago wabyuze unyambura bibiri unsanze yarahijya sinagura agafanta uheruka kuza mu rugo kuza mu rugo ikibazo mari cyumweru udataha koko icyumweru kimwe urashaka iki niyaje njya kumva arakomanze none akura warido nkavuga ati reka nkingure ndanyamugabo yangarukiye hamuga ese papira dukunda bimeze gute ati wabuze iki sawa maye n'igishoro ngashaka ikintu nicururiza aho kugira ngo njye mura nkwiruka nza kugushaka ngo mpiposhe aho bari bandangiye waruje kumureba muri izi karitsiye kugira ngo ndeke abana baje waruje kumureba narinje kumureba abanjye ubona badakeneye kurya abawe nyine nibo bari kuri nuzu kuri top ubu ngubu ariko nanjye narinje kumwaka iposho byibuze wenda ese mugabo aba bagore wabatunga ari babiri wabashobora nta kazi nyiragahanye n'amafaranga y'umushahara kubayo ku munsi uko ngo uzemera gutunga umwe se uyu ntuzahitamo nganyumvira ko none se mbigenze gute none se uyu mudamu aragira ati ngewe nshakira amafaranga y'igishoro ngewe njye gukora nk'abandi bose aya mbere namuhaye se yagize ese koko amafaranga yaguhaye madame nayo yamaye ndakaburira dukunda wanje nayo yigeze vugisha ukuri uhagaze imbere y'Imana nayo amafaranga yaguhaye nayo yamaye pe nayo yamaye ndaje nyakwihere aba ari ujye ukora niko ngiki nawe uzamuhinduka ngese sinari mfite nyasha azamuhinduka nukuri ngaho turi uzagaruka unsure wenda ako mugabo ufite ikimwaro ushaka kuba ako mwari muri mu bicundi ko mbonye yakubarayo cyamuvuye ahantu amatunga kana muri kunywa akantu usatu uzatu yaratubwiye ati ari hano muri karitsiye ibyo byose muri bande mwitwa nguki twebwe twaje hano duhamagaye n'umubyeyi kuba duhamagaye rero akatubwira ko afite ikibazo byose ni biki muri bande twebwe icya mbere twari tuje gushaka amakuru sibyo gushaka amakuru tuvugira abaturage muvugira abaturage rubanda ibintu ari kukubwira ubwo urumva biri seri umva ngewe rero icyo mbashaka iyo nyibonye ndatuza kandi nanjye nahindukana aragitanga se koko icyo ushaka nimba umugabo yaguye ibihumbi biveni ngugura nawe utemerana ya bitandatu yizunguze uyu akajya birakinywera urwagwa agenda nibereye mu kazi kanjye urumva ko bagushinja kuba nkwe reka ubu nyihumurije wakumva nanyweye inzoga hari n'iryariba iminwa yumagaye ubu koko ariko reba bo nta rwagwa nanyweye pe tubabarire none se uri kumushaka nase ntamushaka si uwanjye nuko yagiye nese kubona umugabo adashaka kugusanga ntago dore umugore yamufashe ntago ushaka niko icyo nkubwiye natwaribye ndamuhariye ndigendeye none se mama
Nako ntukave ku bintu gutyo ntukave ku izina. None se wakora iki wamfura we wakora iki koko? Nubuse ntubyirebeye mu maso yawe ko ahise anamujyana. Ariko ntago bizarangira pe. Uzakora iki? Uko byagenda kose. Uzamugirayo se ko njya numva ngo warakuntu. Nzamugirayo. Nzitabaza n'izindi nzego ariko uko byagenda kose nziko neza bitazarangirira ahangaha kuko nubundi ubuzima burakomeza chaque pour soi c'est la vie continue sani Imana yanjye nsenga ariko waranizo zinaga France umva njyewe narasomye nuko yayengize ikigoryi ese bundi mwahuriye he yanamvanye no mu ishuri se ntago nigaga hano kuri etemu Ekore technique muhazi hano mu Gakinjiro. Niho wigaga. Kuvana mu ishuri. Abanteye inda. Gutera inda. Yankunze cyane ambwira ko tuzabana ubuziraherezo mbese bimwe bitanga karamata. None ndebera atangiye kuminduka ngo nuko mbyaje kabiri ngo nuko maze gusaza. Nese ubwo kuko nzabigenze gute. Ese ubona guhinduka kwe nkuko atangiye ubitubwira byaje mu gihe mu mwana n'imyaka 3 koko. Umwana wa mbere nta kibazo. Ariko kimara kubyaro wa kabiri. Tangiye kujya agenda mbese ubona ko nyine nta rukundo mbese. Ariko nkavuga ati wenda hari igihe kizagera wenda bigashoboka mbese Imana ikabikora ariko byaranze pe ikintu kimbabaza nuko ngewe nafite n'inzu yanjye akaba nkodesha kandi nkaba amezi 2 bagiye kunsohora mu nzu ariko tubabarire nyamuneka nimba guca inyuma nawe ntufatireho ngo umuce inyuma oya sha ibyo bintu ntago bana nta burere mwawe muri kuba ntago twaba turi kuba burere ibyo bintu sinanabyigeze ahubwo we nakomezanye nabari yabe niyo yashimye bafite za nyashinge nta nyashi mfite ariko nanjye cyagiye nyikiga amvana mu ishuri nanjye nari imeze neza mama igira hino va no kuzuba va kuzuba byibuze so ubona kugeza ubu ngubu sibyo ubona ari izimbogamizi ababyeyi cyangwa se abakobwa baterwa inda bahura nazo kugeza ubu imbogamizi ngewe mbona ziterwa no kugira ngo abakobwa babatera amada n'ibiki nk'ibyo byose byambayeho aratangira akagushuka ngo ngiye kukugurira telefone ngase ngo nzajya nkuhamagara ku iki nta telefone mfite akaba kuguriye touch nawe ubwo nyine ubwo mugatangira nyine mugakontaktana ubwo ngubwiye mugwaye telefone uravuga uti umuntu nuriye ura muhungu n'umwana mwiza nta kibazo akongera atese ukunda iki mu buzima ukunda fanta ukunda iki ukunda kwambara iki ukamubwira ikintu akaba kujyanye muri shiki akaba akumanurije ibazi yego ukavuga uti umugabo n'uyu ubwo turacyari mu kwabuki bikagenda bihinduka none bya bindi yakuguriraga ntiyongere kubikugurira ahubwo agasigara mbese agufata nkaho mutaziranye nuko ngo izo mbogamiza abana b'abakobwa tugenda duhura nazo ngewe nubwo nshaje ntemba mvamo ariko ngewe ikintu nasabira abana b'abakobwa ntihakajya hagira umuntu uzanga kuratisha ngo afite amafaranga yakubarira imbere nkakubwira ngo ngiye kukugurira iriya modoka cyangiye kukugurira ikindi kintu yego yenda yanabigura nyuma bigahinduka ubusa nyuma ngewe rero inama ngewe impanuro naha abana bari inyuma yanjye ntibakajye bashukwa n'ibintu biza biguruka ya nibigezweho no kuvuga ngo ibishuko bandebero mbese nanjye ibyo nahuye nabyo ibishuko hanini biterwa nuko babashukisha ibintu ugasanga bagushiye mu mutego wenda wo kubatera amada yego izo za sida zikaza batera sida none se wowe urumva kugeza ubu ngubu urebye umugabo wawe byo byose urabona ntashaka kukwikoza ntashaka no kunyiteza ntashaka kukwiteza aragira ati njye nabonye undi mugore ukuruta so ngo njyewe ngarambwa ngo mpindukire ngo simpinduke ndetse nzahindukira nta muntu nabonye nta muntu ntuba wamubonye umubona ataha niyaje nyine nukuza nyine ajya gukaraba itaryama akanyeka katananze umugani wa ndirimbo ngo rero nta kundi nyine none se umuntu yabigenza gute gusa Imana niyo nkuru ibifite iherezo aho rizarangirira kandi ngewe ndayizera Imana yanjye urayizera ugereranyije ku bibazo uhura nabyo buri munsi byaba byo kurera abana byaba iby'ubushobozi bwo kwiga urumva ko abana bavuye mu ishuri imwe ntiyiga undi nawe wenda dore amashuri agiye gutangira ejo bundi ashobora kuba utaranamwandikisha ibyo ari byo byose umugabo urabona yuko yaragiye yararumbye nukuri ngiye nkurikije uko namubonye ndabona ko nta kigukeneye nta nanyitayeho nawe wabibonye barimo barankata imbere banzunguruka imbere ariko ngewe Imana yanjye nizera ifite ukuntu izabirangiza kandi n'abana banjye bazongera basubire mu ishuri yego byibuze wumva icyasabwa kugira ngo
abana cyangwa se babona ubushobozi nyine bwo kubaho mu mirire mu mibereho urumva nta kazi ufite ese byibuze ugerageza gushaka akazi ngo urebe ko abana babaho none se ko nta mukozi ngira nese nzirukankana abana babiri ngo ngiye gushaka akazi ese ninakabona nta mahoro mfite nzaya nirwa nzungurukana abana umwe arira undi gutya na gutya mu rugo nta muntu nahasize ariko uko byagenda kose ngenda mutse mbonye igishoro nakwemera rwose nge byose nkabyiziri kumwe nkamushyira imbere undi nkamuheka ariko nkajya gushakisha nkareba ko nanjye nabona icyo kiro cy'ubugari cy'abana wenda hari abakunzi Banguka TV babadukurikiye byo byo byose nyamuneka uyu mubyeyi mwumvise story ye mwumvise imibereho ye y'ubuzima uko yabayeho mwabyumvise nuko abayeho mwabyumvise mwabonye mu mashusho mwabonye n'ukuntu umugabo we amwitwaraho tumusanze ibyo byo byose bamugani mu bagore yari kumwe n'umugore anshimisha nkuko ashimisha ariko ibyo byose nawe hari uburyo ki ushobora kuba wagira icyo wafasha uyu mubyeyi akaba yabasha kubona uko asubiza umwana ku ishuri akaba yabasha kubona ko yabaho urumva amezi abiri ku nzu ni menshi cyane umubyeyi atarishyura inzu biba bigoye n'ubuzima tuba tubayemo buba bugoye by'umwihariko ariko hari abantu bagifite imitima myiza yo gufasha hari abantu bagifite kwihangana hari abantu bagifite ubushobozi so nimba ufite ubushobozi wariye ku manywa menya ko ari mugenzi wawe utariye menya ko ari mugenzi wawe ugomba gufashwa menya ko ari mugenzi wawe uri mu bitaro ukeneye iyo sabune ukeneye amavuta akeneye icyo kurya akeneye icyo kunywa so twikumva ko twagomba kwikunda kw'iki gihe ubuzima bwo kwikunda tubureke mama dusoza wenda ibyo byose sinzi kuri ubu ngubu ikintu umuntu cy'ingenzi ushobora kuba gufasha wenda ku buryo wavuga ati ngiye kuba byibuze ntuje mu mutwe numve ko ngomba gutekereza uburyo ki nzashaka wenda icyo gishoro nkashaka uko nkora ni igiki basi wenda mbonye n'ukwezi kumwe kw'inzu nkaba nishyuye kumwe wenda nyirinzu wenda yaba nyihanganiye wenda nabona n'akaga koko nkashyiraho utubombo n'utubiswi nkakomeza nkamwishyura buke buke nawe ibibazo byanje arabizi mbese nawe ajya aza akanabinganiriza nyirinzu nawe nta kibazo ubona ko nta kibazo afite cyo kuba nawe abona ko nanjye narushye n'ukuri nta kibazo na kimwe gihari nyirinzu rwose niyo najya muha make yayemera ariko wa mugani ntabyutse nicaye mu rugo nk'ubu musanze nicariye rungu ryanyishe ndi kwibaza uburyo abana batari barya mbese nuko bimeze wamfura ariko ibyo aribyo byose nyine birumvikana ihangane icyambere ni ugukomera icyambere ni ukumva ko mu mutima umeze neza ukomeye kandi buriya urugamba nyine ugomba kururwana ukarutsinda baravuga ngo intore igira iteye isakira ibisubizo niba umugabo akwanze wikumva ko nyine ariho ubuzima burangiriye sibyo wikumva ko ari uko nyine ubuzima bwawe bugomba kurangira sibyo hari igihe bizahinduka ubuzima akongera akagaruka akaza kugusaba imbabazi kandi wenda nawe ariko nk'umuntu ufite umutima wenda ashobora kuzamubabarira bitewe rwose ngewe papira dukunda ndamukunda aje rwose nanamubabarira nta n'ikibazo twagirana rwose twashaka n'abantu bakatwunga hafi aho ngaho ariko basi n'abana bakongera bakamubona ko papa wabo nta makimbirane afitanye na mama ese bamugana abana ntabwo bajya bicara bakakuhamagara bakakubwira ati se mama ko tutabona papa adakunda gutaha ubasha kubona ibisobanuro baha mutoya nyine we ntabwo yabimbaza kuko ntabwo abitekereza ariko iradukunda we mu myaka 7 afite yego arijya ambwira se mama papa kubera iki yaje atongana amubwira ni se papa wawe se umubizi yuko aba yagiye mu kabari nyine aje yanyweye yasinze yiriwe muri ba bagore bita indaya se mama indaya se ni abantu bameze gute ni abantu barara mu kabari barara baceza barara banywa inzoga na papa wawe rero nawe aba muri abo bantu nyine barara binywera inzoga ubasha kubibasobanura Iradukunda we nyine arabyumva ariko umutoya we ntago ntabwo ababyumva ngo amenye ngo bimeze gutya so dusoza byibuze hari nimero ufite ku buryo umuntu ukeneye kuba yaguha sapoti kuba yaguhamagara akagusura akamenya niyo yaba afite n'icyo kiro cy'umuceri akaba yagufasha yewe kwa ko nta telefone mfite ariko mfite musaza wanjye
nimero ya musaza urayifite ndayizi akora hano kuri onomo kuri kano gahoteli k'abashinwa bamwita Eric Gakwaya ni n'inshuti ya papi ya Ndahiro bariganye nayiguha rero ya Eric Liyonso Gakwaya ya Eric Liyonso mfite niya murumuna wanjye nishaka ndazibaha zose hanyuma mugize ikintu mwazabona wowe wizeye wenda buryo baguhamagara bakamukubaza bakakubona uko biri kose wenda bari bunambone nimba muri bicisheho reka mbaye basi ya Gakwaya nanjye nitwa Gakwaya 0783 57 02 32 yitwa Eric Gakwaya na papa wanjye yitwa Gakwaya. Umuntu ugukeneye niwe wabasha kuba yakuvugisha kuri iyo nimero. Ya iyo nimero mwayumvise rero yitwa Eric Gakwaya, reka yisubiremo rimwe 0783 57 02 32 kuko nubundi iyo mfite ibibazo byinshi ni umfasha ni ugufasha Niradukunda ni umwishyurira byose. Iyo ni nimero ya musaza we, ukeneye kuba wamuvugisha, ukeneye kuba wamufasha support yari yo yose, wamuhamagara kuri nimero ya musaza we, ubundi ubuzima bukendereye kumva ko wafashije umubyeyi, kumva ko wafashije abana, kumva ko by'umwihariko utariye wenyine kuri ino si. Imirimo myiza dukorera mu ino si niyo tuzibukirwaho mu ijuru. Nawe haranira kuzandikisha byiza mu ijuru cyangwa henda ni kuzandikisha amahirwe n'imigisha. So mama reka tugushimire rero buriya wenda natwe tuzagira icyo tubona muri no misi, tugomba kujya tugusura tukakugeraho tukareba nimba ubuzima bwarahindutse, kandi twakubwira ngo komeza wihangane, turagusengera, turakomeza kukuragiza Imana turebe ko ubuzima bwahinduka kandi bumve ko ibintu bizakunda bizashigena mu buryo. Yes, reka mbashimire rero bakunzi bacu Babanguka TV nk'usanzwe tuba tugomba kubagerera ku mande zose. By'umwihariko twababwiye ko inkuru zacu ni ku buvugizi, tugomba kuvugira abadafite kivugira, tugomba kubasha kuba twabasha kureba ise ibibazo byo mu ngo babyifashe bite, ese niki cyahinduka mu buzima, tugomba kugera ku mihanda tukareba ibiba bigenda bicaracara twabibabwira. Reka mbashimire mukomeze kugira ibihe byiza. Ngende twara ki promoter kuri microphone, ubundi ubuzima bwacu bwondereye turabashimiye cyane. Banguka TV ihari ku bwanyu.